bw'abakristo bose bateranira hano kandi ikomeze kwagura impano zayo. Tusabye tubyiringiye kandi twizeye umwana w'Imana n'Umwuka Wera. Amen. Abarwanda nibo bakunda kuvuga ngo ntawe umara imyaka 100 ariko hari n'abayirenza. Ariko niyo wamara n'imyaka niyo yaba 5 ni nako niyo yaba na magana ngahe, urumva ko nyine ku Mana yo imyaka igirwa amara ku Mana yo ingana umunsi umwe gusa. Niyo mpamvu rero muri iki gihe nashatse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko tunaganire nk'ikiganiro twumva tuvana ku mutima nk'abari mu rugendo. Kandi urugendo rugana he? Rugana i Kanani. Ntabwo urugendo dufite ari urwo kujya ku isoko, ntabwo ari urwo kujya mu tubari, ntabwo ari urwo kujya mu tubyiniro, ahubwo ni urwo kujya he? I Kanani. Niyo mpamvu rero turi mu ntangiriro z'umwaka, ariko se dufite gahunda ki muri uyu mwaka? Ese urangiyeho turangije muri gahunda zimeze gute? Niyo mpamvu rero bantu b'Imana, igihe tubona ari kinini ariko igihe ni gito. Igihe ni gito. Niba Imana ku munsi umwe gusa twebwe ibyibona, mu munsi umwe twebwe twagombye kubimaramo imyaka 1000, mwibaze iyo tuzamara kuri iyi si n'icyo tuzadusize imusozi. Hari uburimbizo kwa ngo fora mbese ngo wawusize nkuru cy'imusozi. Igihe cyose wamara usiga nkuru cy'imusozi. Umukristo asiga iki imusozi cyangwa muri quartier aho atuye naho abarizwa. Iyi ndirimbo rero ngo Mana nkuko wafashaga abasogokuruza bacu, niko natwe uzadufasha muki mu myaka iri imbere. Mana rero niba Imana yarafashe abasogokuruza bacu, natwe abasogokuruza bacu ba kera cyane mu myaka myinshi y'ibihumbi, ubu tukatugeze mu mwaka wa 2026, turangije uwa 2025. Imana rero yagifasha abasogokuruza bacu, ntabwo twebwe yatwibagirwa, kandi yaraturemye mu bushake bwacu, mu bushake bwayo, nkuko yifuzaga ko tubaho, tukabaho kuko ishaka ko tubaho. Niyo yabitekereje, ntabwo twabitekereje, nta nubwo twabitekereje. Imana rero, Imana ni nziza. Hanyuma tumaze kumva muri iyi ndirimbo ituma tuzirikana ibihe turimo nta huriyo n'ibihe byashize. Tugira ibyo dusiga mu mwaka urangiye, tukagira ibyo dufata, tugafata urugendo, tugafata izindi ngororama mu myaka iri imbere. Iyo hano rero dutekereza ngo ese uyu mwaka ushize ukoze iki, ugeze kuki? Ese uyu winjiyemo urawutekerezaho iki? Ufite plan yihe? Ku kazi baguha planning y'akazi, no mu rugo wawe ugira planning, ndetse no ku ishuri ugira planning, no mu nzira aho ugenda haba planning za horaire, za train, za tram n'ibiki byose, n'amabisi n'abagenda n'amadege n'amagare n'amapikipiki n'amamodoka. Ibyo byose bigira mu biha gahunda. Ariko se gahunda wihaye mu mwaka ushize warayigezeho? Wakoze iki mu mwaka ushize? Uyu mwaka se dutangiye utangiranye iki muri 2026? Tuzi ko iyo twitegereje rero tukumva ibyo twumvise muri iyi ndirimbo ndetse n'ibyo tubona mu buzima busanzwe, hari ibyo twavuga mu bintu twabishyira mu byiciro bibiri. Hari ibifatika. Gahunda zacu zigiye ibifatika, hakaba n'ibidafatika. Ibyo tubonesha amaso, tutabonesha amaso, ibyo byose ni ibidafatika. Iby'umwuka Wera, ibyo byose ni ibidafatika. Ariko hari ubundi buryo twahinduramo ibyo bintu ibidafatika. Wasabye Imana umwaka ushize, ishobora yarabihinduye bifatika, ariko we ntubibone cyangwa ntumenye ko bifatika. Uhagaze ute mu gakiza kawe? Uhagaze ute mu rugendo rwawe? Hari byinshi watakiye Imana. Imana irabikora ku mwaka ushize. Hari ibyifuzo byinshi. Mana uzampa inzu, Mana uzampa imodoka, uzampa akazi keza, usame. Ibyo dusaba ni byinshi cyane, ariko tubishyize muri bya bice binavuze ibifatika ibidafatika. Iyo uvuze ngo Mana uzampa intebe cyangwa Mana uzaduha ingoma ikaziduha, ibyo ni ibintu bifatika duhita dufata. Wanagura ku giti cyawe. Ariko hanige tuvuga ngo Mana rwose usanga umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza ushimwa n'Imana n'abantu. Ibyo wasabye utazi n'uwo ari we ni ibidafatika, ariko Imana ishobora guhindura ibigize gute ibifatika. Ese Imana
wayisabye ibidafatika ikabihindura ibifatika, ujya ubimenya? Wibuka se gushima? Ese iyo wabonye bya bifatika wibuka no gushima? Ese umenye ko wabibonye nibuze ukabizirikana? Turangije umwaka rero, hari ibidafatika Imana yagize ibifatika. Hari abasabye akazi batakagiraga irakabaha, icyo gihe nikafatikaga, ubu karafatika, karahari, uragakora. Abavuga ibinyarwanda bavuga ngo turamubona araboneka, karaboneka mukarimo muragakora. Ariko wagasabye Imana utazi ko izanakaguha, ntiwari uzi naho izabicisha, yarabikoze. Hari ubifuze ko imiryango yahura, ati Imana uzanzanira abanjye, ubivuga wumvaga bidashoboka, nta naho yabinyuza, kuko nawe ubwawe byari byarakunaniye. Ariko ubikunaniye byose byikorere, ubishyire Yesu, hanyuma byikorere. Ibyo rero Yesu yarabyikoreye, abihindura ibifatika. Ese wibutse gushima ubikuye ku mutima? Tujya dushima Imana rero mu bidafatika. Mana nugira gutya, Mana nugira gutya, nzagira gutya. Uyisabye kwikora ibifatika, uyisabye uvuga ibidafatika, ariko wowe nta gifatika wigeze uvuga. Niyo mpamvu duhiga ntiduhigure. Bana b'Imana, umwaka ushize ahama ibyo mwahize cyangwa ibyo twahize twarabihiguye. Nyaboneka nidufate ibyo Imana hinduye ifatika, tubigira ibifatika kandi tubigira ibyacu. Imana itugirire neza. Iyo turebye no muri ino ndirimbo iravuga ngo Mana nkuko wagenzereza abasekuruza bacu, natwe niko uzadufasha kugeza mu myaka iri imbere. Ubu rero umwaka twafashe uri imbere, kuko turi mu kwezi kwa mbere, ntituragera no mu kwa kabiri. Ntabwo turagera, dushigana andi mezi nka 11, sibyo? Ndetse n'indi minsi. Imana rero ibyo twayisabye ubushize yarabikoze, hari ibyo turi kurisaba ubu ngubu. Ariko iyo duhebye ku bintu byibukwa, ese ni igiki gifatika wakoreye Imana mu mwaka ushize? Urateganya iki gifatika muri uyu mwaka tugezemo? Ese nyuma ya bya bindi, nyuma yo gusaba ubukwe bukaba, nyuma yo gusaba urugo rwizika ruguha, nyuma yo gusaba umunezero, nyuma yo gusaba guhuza n'abawe, inshuti nziza ikaziguha, amafaranga, ndetse wayisabye amafaranga iguha ibifaranga byinshi birenze uko wabitekerezaga, amakonti aruzura, uraryohaga. Ariko se wowe ni ibiki bifatika mu byo wazirikanye wabwiye Imana? Wahibwe ibidafatika, ugeze mu bifatika urireba, ntiwongera kureba. Iyo tuzirikanye rero, hari abakurambere bacu muri indirimbo, hari ikintu cy'ingenzi inyibutsa ngo uko wagengereza abasokuruza bacu, erega ibyo yakoraga abasokuruza bacu natwe yabidukorera. Tufate ingero zifatika, tujye mu bifatika, hanyuma tubihuze n'ibidafatika. Hano ngo dushobora ngo ibidafatika byawe bihinduke ibifatika. Ese urasenga ngo Imana ibyo amasengesho yawe yahindure mu bifatika bibonera abandi bose, abantu bahinduke? Nta bantu bazahindurwa n'ibidafatika, abantu bazahinduka kubera ibidafatika mwahinduye ibifatika. Haleluya, amen. Niba uvuga ngo Mwuka Wera ngo twebwe abakristo, ubukristo ntabwo ubona n'amaso, urabwumva, barabuvuga. Ariko ubukristo washyize mu bikorwa bukajyana n'imirimo myiza, ibyo bihinduka bifatika, bazakureberaho bakakwigiraho kuba abakristo. Amen, amen. Turi kujyana, twakomeje, twabonye ko Eliya we yasenze umuriro uramanuka. Harya wowe warasenze bigenda gute? Ni ibiki bidafatika Imana yahinduye ibifatika? Ese urabyibuka? Ese urabizirikana? Bizirikane, itekereze, twiyungurure, ngo twishungure, twiyungurure, tumenye ibyo Imana yakoze muri twebwe. Ntabwo twaje hano kugira ngo dushyushye intebe, ntabwo twaje hano ngo turebe imihanda harimo za kaburimbo, wenda iwacu hari ibyondo cyangwa hari iki. Ntabwo twaje no ngo turebe amatara, kuko natwe yarabaga yashaka no kuyahindura. Ahubwo bya bidafatika bihinduye iki? Ibifatika. Ngo nitumara kwambuka Yorodani, tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite, kuko tuzaba twarazikoreye. Ariko muri gusoroma koko mwarazikoreye? Tuzaba twarazikoreye. Ese wenda mwarazikoreye koko? Nyabuneka n'impano y'Imana. Muri Abayisiraheli nabo rero Imana yagiye imanura amana, ariko ntibabibona. Ndetse bamwe kubera kwa kutizera no kutagira ibyiringiro bakabika, kandi bavuga ngo murye muhage. Imana ibikorera cyari yayindi, ntabwo yigeze ihinduka, kubera ko ibyo yakubwiye wowe ukabyumva mu nzozi cyangwa se mu bidafatika mu gihe kinini cy'imyaka. Iyo umunsi umwe
ibyo wabonye wabona mu myaka igihumbi yo yabigira ite umunsi umwe gusa. Mana rero amatunda, muri kurya amatunda mwakoreye cyangwa mutakoreye. Ibaze rero, hari iby'Imana yahindi bifatika. Urakingura firigo ukabonamo za yawurute, urakingura ukabonamo akawunga, urakingura ukabonamo amata y'ubwoko bwose, ndetse umwe akagira ikibazo cy'icyari bufate. Hari abana bakarwanira ibinyuranye cyangwa se bakagira. Mu bihugu bya Afurika hari igihe bakubitira abana kuryama, hari naho mujya mwumva kuri social media bajya bateka uburingiti cyangwa se agashyiramo imitanga kugira ngo babone gusa juste yuko batetse ariko ntacyo bari bukabure. None wowe imifuka yuzuye amafaranga, amakonti aruzuye, ibyo kurya biruzuye, urarya ukanasigaza, warangiza ukumva ko wowe wenda ari ibyo wakoreye. Oya, uribeshye. Iyo ataba amaraso ya Yesu, iyo ataba ubuntu bw'Imana, ntabwo byari gushoboka. Haleluya. Amen. Ntabwo byari gushoboka. Yewe rero hari igihe twaririmbaga turirimba dusaba gutya n'utuka tukiririmba. Hari ngo turi mu rugendo turajya Kanani. Hari igihe Kanani yawe ni hehe? Kanani yawe ni iki? Hari aho Imana yakugejeje. Ushobora kuba warageze i Kanani ariko ntunabyumve, ntunabimenye, ugahora utegereje. Nkavuga ngo Yesu azaza. Erega Yesu ashobora kuba yaraje mu mutima wawe. Arimo umukristo wese wemera gupfunizuka bya Kristo, yakiriye Yesu nk'umwami nk'umukiza, agendana nawe. Ibidafatika warabibonye, ariko byabaye bifatika ni wabibona. Warabatijwe, uva mu bibi ujya mu byiza, ariko ntiwamenya ko haje ibifatika, ntamenya ko ugendana na Yesu. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ibanga rihambaye. Niyo twarekera kugendana na Yesu. Iyo ugendana na Yesu ugomba kumenya ko umufite, ukamenya ko yabaye ibifatika, ukamenya ko akorera muri wowe kandi akora ibifatika by'ingirakamaro. Ntugumye kuvuga ngo Yesu azaza ututegereje. Hari umuntu ugeze kutwigisha avuga nyine ukuntu abakiga bo mu gace ka Uganda baza Kisoro na hariya ruguru ya za Byumba ngo baririmba bavuga nako hacimana. Donc ukaba woroye amahene ukora iki? Ukavuga ngo mana ngewe naguha iki, kandi ufite umushyo w'inka, ubushyo bw'amahene, ufite amafaranga ku makonte, ariko ngo nako hacimana, ngo nakora iki Mana kugira ngo ngushimishe. Ntushaka gukora kuri bimwe Imana warayisabye, irazi guha ibifatika, bimaze kuba ibifatika wowe uracyari mu bidafatika. Ngo nakora iki? Nawe wageze Burayi ariko uracyari muri nakora iki? Wakora iki se kuzageza ryari? Hari undi muririmbyi wo mwawe w'isi wavuze ngo twagenderaga mu ndege, wagenderaga mu migende, wabarizwaga mu migende, none usigaye ugendera mu ndege. Wowe wakoze iki? Urumva? Umbwira ukuntu umuntu atanyurwa. Wabarizwaga mu migende none abarizwa mu ndege, ariko uracyari muri nakoraci Mana, nakoraci. Wakora iki? Wageze i Burayi ufite akazi, urahembwa, abana bawe barahembwa, umugore wawe arahembwa, niba utanahembwa baguha amafaranga. Nyamara mu Rwanda ntacyo baguhaga. Bamwe bavuga ngo tampeko, muri HCR bajya bavuga ngo utanga tampeko, cyangwa mu basirikare bavuga ngo za tampeko n'abapolisi. Urumva no muri gereza bakakugenera bwabo zamvungure bita tampeko. None wageze aho Imana iguha byose, wakora utakora Imana irandika. Yarabivuze. Ngo tuzagira gute nitumara kwambuka? Ushobora yambutse mu bidafatika, ariko wowe warabivuze mu bidafatika, babyara wayifatika ntubimenye. Imana ibagirire neza. None Imana warangira yo kabanga wawe nyine wa munyakisoro ngo nakora iki? Bajya gutura reka da, ugatangira ukagundiriza, bavuga kimwe mu 10 reka da, ariko uzi ko usigaranye 9 wari kubisana. Hari wavuze ngo iyo ufashe ukuboko ugatunga umuntu rutoki 5 intoki 5 enye zose zirazigutunga. Imana yakubwiye ngo 9 itware si nkubaza, kandi yaguhaye ibyari kimwe mu 10 kada, wagihimbiye icyawe. Rimwe na rimwe wafashe uwo muvukana cyangwa wafashe uwo mugirana isano, kango rero ngo nagufashirwa icyacu se ndagitanga, kandi ejo undi nohereje data wacu cyangwa nyogokuru wacu cyangwa iki, cyangwa mubyara wanjye na mwishwa wanjye ngo ararwaye ahora kwa muganga. Ngo reka cyangwa ngo cyacu naragitanze, so gufasha abakene n'imfubyi n'iki se kwa kundi. Bana guhaye 10 ku 10
ariko watangiye kujya mu mibare, ikindi wayigiye mu bidafatika, none yabishyize mu bifatika, uracyari muri nakoraci. Wakora iki? Bageze burayi ko kuracyavuga ngo wakora iki? Ubuze icyo wakorera Imana mu bifatika? Nyabuneka dukanguke tumenye aho Imana yatugejeje, kuko Kanani yacu ishobora kuba yatwanduye tukatuyirimo tutabizi, ariko tugitegereje iki? Yesu erega yabanye n'intumwa, arangije zigeraho aza kubabwira ati ariko ubundi abantu bakajya bamwita ngo ni umukiza, nugira gute, amazina anyuranye, ariko nawe ageze ahabwira intumwa ati ariko inyuma zigezeho zitariko ubundi umugabo tugendana tutazi nkora ahinduka, aho tugeze bakamuhindura bakavuga uko babonye akora ibitangaza, agenderera amazi atugaburira atubura. Aravuga se ko yindi umuntu yategereje kwenda kuvuga Yesu agasanga aramuvuga uko atari, twene namuvuga gatoya kandi bari munini cyane, cyangwa none nakabiriza akagira ngo nakabirishe. Nyamara kugendana na Yesu utamuzi ntabwo bibaho. Kugendana na Yesu ni ibanga rikomeye, ni ibanga ku batamuzi bagomba kurimererwa nawe, ariko ntiwagendana na Yesu utazi uwo ari we, akubaze ngo ninde Yesu, ninde ngo ntumuzi, nawe uracyagereranya. Oya, Yesu arazwi kandi araboneka, turamubona. Haleluya, amen. Yesu rero ni umukiza. Twakomeje mubise ko Eliya yasenze umuriro ukamanuka, saho gusa byarangiriye, kuko Mose yaratoranyijwe mbere na mbere. Atoranyirijwe iki? Kuyobora Abayisirayeli. Hongeraho n'iki? Kuzamuka umusozi wa Sinayi. Azamutse umusozi yagiye kuzana iki? Amategeko 10. None se wowe waratoranyijwe kugira gute se? Wazamutse, Imana se yakweretse mu bidafatika, gutora Imana imutoranya, ndetse yabanje no kubyanga kuko mvuga bidafatika, ariko Imana yabigize ibifatika, ayobora ubwoko bw'Abayisirayeli. Nawe rero Imana yagutoranyije, ishobora kuba icyo yagutoranyirije, ahubwo ukaba wanakigizemo ntukimenye. Menya iby'Imana, umugambi w'Imana ni muremure cyane, ariko menya icyo Imana yaguteganyirije. Amen, amen. Mose ntibyari bitangaza. Uribaza umuntu we batoranyije ntaramenye ko yatoranyijwe, akagumya kubyimanganya, ndetse kugeza ubwo Imana ifata ibidafatika igira ibifatika. Aragenda, Mose amaze kwemera, agiye ibyo kubyimanga bivuye, Imana igute nzakuyobora, nzabana nawe. Niyo mpamvu natwe ibana natwe, twadushyitse tudacitse, ariko Imana ibana natwe. Aza kugera rero hejuru y'umusozi wa Sinayi, abona iki? Umuriro, igihuru cyaka kitagira gute. Yagiye no d'abord nako Mose yagiye gufata amategeko 10. Amategeko 10 ni iki? Ni ibifatika. Nyamara ko yashyira mu bikorwa ibiba birafatika, nibyo rero dusabwa. Amen, amen. Hari byinshi cyane. Aburahamu nawe agiye gutamba umwana we Isaka, yageze ahantu agenda adafite n'igitambo, ariko Imana, umwana ageze avuga ati bagenda mu bidafatika. Umwana ageze nabaza ati ariko se data ko tugiye gutamba igitambo, hanyuma igitambo kiriko niyo twikoreye imwe banazinyikoreje, wenda zinandemereye, ariko se tugiye hehe? Harakorwa iki? Mu bidafatika. Abrahamu mu kwizera ati Imana iragira gute? Irakishakira. Imana irafata ibidafatika ibigire ibifatika. Amen. Aho ngaho tukomeze. Cyakubaza rero tugeze hano nanone inkugi. Mu gihe cy'inkugi Nowa yubaka inkugi. Nowa yubakiye inkugi Imana, ndetse bwari n'ubuhungiro bw'abantu n'ibintu. Uzi gukora ibintu, ese ukora ibiki bigirira akamaro abantu ndetse n'ibintu? Uzi ko burya gakiza iyo kagutse kakakubamo, ukagendana na Yesu, ukava mu bidafatika ukabigira ibifatika, bikugirira akamaro kandi bikakagirira iki n'abandi. Hari byinshi dukora, twako dukorera Imana gufasha. Muzi ijambo bita kwitura, inyiturano. Iyo bagiye ugaha umuntu uramuha ukavuga uti namufashije cyangwa nagize gute, ariko hari igihe bigenda neza, kuko bavuga ngo ibirenge bigira ibihe kujya imbere, byazagenda neza nawe akazakwitura. Ngo ntibaye bifatika kandi imbere bikora kwa kundi nyine ngo n'ikiganza cy'iburyo n'ijisho rya n'ibiboni wala aho ngaho biza kwa mu bifatika. Twabikoze tubikorera Imana, dukorera ya migisha yahindutsemo ibindi bigize gute bifatika. Daniel yubatse iki? Igicaniro. Daniel murabizi ko yubatse igicaniro cy'Imana imeze ite? Cy'Imana itazwi. Imana itazwi. Ubwo itarizwi ntabwo byafatikaga, sibyo? Ariko Daniel we yubaka igicaniro cy'Imana itazwi. Amaze kubaka cya gicaniro cy'Imana itazwi,
yaje kugira hagira gute? Muribuka ibyo yakoreye se abapfumu n'abakonikoni no gutwika ibigirwamana by'abasenga Bayali. Daniel wese igicaniro cy'Imana itazwi, ariko harimo ibintu bidafatika, ariko imbere y'abakonikoni n'abapfumu byabaye bifatika, maze Bayali arasenyerwa mu izina rya Yesu. Imyaka ntibarika, Mana nk'uko bigendereza sekuruza wacu, natwe niko uzagira ute uzabigenza. Niba Imana yabikoreye Daniel ikabikorera, Nowa ikabikorera, Eliya ikabikorera, ni buryo ki se witagukorera? Aho rero tugomba kugira iki? Ibyiringiro, kugira ibyiringiro. Hanyuma tugakomeza Yosefu. Yosefu muzi ko yarinze umwana w'Imana, ndetse na Mariya nyina wande wa Yesu. Wabyawe si murabizi ko Yosefu atari yaranamuteye inda, ariko uzi kugira ngo ujye kurinda wari wifitiye fiance wawe, hanyuma aze kuba twite unemere kumurinda. Wabanye nawe wagize ute? Reka data ariko aratwite nyamara ukemera. Byari bidafatika, kuko aratwite inda y'Umwuka Wera, ariko havuyemo umukiza, mwana w'Imana, biza kuba ibigize gute? Ibifatika. Ibyo byose byarabaye. Hari nyamara ikibazo gihari. Iyo dufashe muri ibyo bintu bya sokuruza wacu, niba Yosefu yaradinze fiance we akarinda n'umwana yabyaye utari n'uwe, wowe urugo rurakunaniza iki ko rugusenyukana? Wowe warakoye inkweto, wararambagije inkweto zirahengama, ariko none urugo rurakunaniye, uri muri divorce, urashaka gutandukana, ni intonganya, ni intambara, kandi wowe tiya konsome mu mariage. Ya mariage wari konsomye, ariko Yosefu we yarinze urugo rwa fiance we, atateye inda, atigeze konsoma mariage, aremera. Ibidafatika bihinduka bifatika. Bantu b'Imana, nimureke tube muri Yesu, tugendane na Yesu. Hanyuma iyo tugeze rero mu bantu bita abakristo, umuntu akitwa umukristo nyamara ugasanga biracika. Ejo kuri Mary niwe wagiye kudivorsa, ejo kuri Mary biracika na Yesu. Mureke rero ko gusubira inyuma, ahubwo tugume muri urwo rugendo. Kugendana na Yesu twumvise ko ari ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ribaye ibanga rihambaye, umenya ikirimo. Ahasigaye rero turabizi yuko naho intwari zo zimaze kunanirwa. Niba saba Kristo ba divorsa, niba bamwe babatinganye, amadini akemera kubashingira, urumva se ahasigaye mu bataraje intwara, ndetse ko intwari zo zamaze kunanirwa. Murabe intwari rero bakristo ba Strasbourg, murabe intwari, kuko hasigaye naho intwari zo zamaze kunanirwa. Murabe rero intwarane. Hanyuma bamwe ndetse bihakana Imana. Abantu bakihakana Imana mu bibi no mu byiza, hose bakagaragara bihakana Imana. Umuntu akagira neza ariko atemera Imana, umuntu akagira nabi yemera Imana. Ibyo byose ni kwa kwemera gake, ni kwa kutagendana na Yesu. Hanyuma iyo twitegereje mu bihe bitugora, abantu barwara, abantu bababaye, nyamara tujye tuzirikana ko, mwibuka ko uwitwa Yobu ntiyaretse Imana. Yobu ntiyaretse Imana ye, Yobu ntiyaretse Imana ye. Yobu ntabwo yigeze ariko Imana ye, nubwo yari arwaye, nubwo yari yapfushije byose, nubwo yari yabuze iki. Umuntu agira gutya, yabura akantu gato akavuga ngo ni Imana ibitembye, Imana se yabibawe. Ariko yewe hari nk'ikibazo umuntu yakubaza ngo ninde wakiriye Yesu umusaraba? Ninde uzi wakiriye Yesu umusaraba? Ninde umuzi? Simoni yakiriye Yesu umusaraba. Ese wowe urashaka kwakira Yesu umusaraba? Yarabize ko umusaraba uremereye, ndetse na Yesu barazwa bavuga ati n'umwana w'Imana amunera, ariko Simoni aramumwakira. Ibyo rero ariko icyavuyemo ni ingororano. Byari bidafatika icyo gihe, yafashe umusaraba, ariko habonetse ibintu bidafatika bifite agaciro, kuko Imana igifata ibifatika ikabigira bidafatika, cyangwa ibidafatika igira ibi bifatika. Tubane n'Imana rero. Tukaza isanduka. Ninde muntu wahekesheje isanduka y'isezerano? Ninde wahekesheje isanduka y'isezerano?
waherekeje isanduku y'isezerano? Yesuwa na Kalebu. Wibwira ko ibyari isanduka y'isezerano, ibyari birimo benshi bayihetse batazi n'ibirimo, ni ibidafatika ariko byahindutse ibifatika by'igiciro. Amen. Ese witeguye guheka isanduku y'isezerano? Yesu bitayari ugendana na Yesu. Hanyuma tugakomeza, iyo tugenze tukagera abashumba b'i Betelehemu. Siko abashumba dutanze kumenya ivuka ry'umwami. Noheli iragiye ejo bundi. Abami bazanye bayobowe n'inyenyeri y'abashumba. Inyenyeri y'abashumba yarayoboye iberekaho umwami Yesu Kristo wari warahanuwe n'abahanuzi. Urahanuwe n'abahanuzi ko azuka. None yarazutse. Yaranavutse. Yaravutse arapfa arasuka. Ariko yari yahanuwe n'abahanuzi imbere. Ibyo mbere babihanura byari bidafatika, ariko aza kuvuka, avukira i Betelehemu mu Yudeya. Ibyo byose biba ibifatika. Abashumba babizirikanye bava he? Ikasikazi, iburasirazuba, baraza bayobowe n'inyenyeri, baraza batanga ibitambo, batanga amazahabu, batanga amafeza, batanga ibyo bafite by'igiciro kuri Noheli. Ese yo kuri Noheli watanze iki? Ndahira kutazarimba arimo ngo ni iki watanze mwana wa Adamu cyatumye urimbwa kugeza ubu. Bo batanze amafeza n'amazahabu, bari kugendera ku bitafatika kuko bwari ubuhanuzi. Bavuga ngo azavuka gutya, tuzabona inyenyeri, bayoborwa n'iyo nyenyeri, barahagera. Amazahabu bo bari abami. Wowe urinde utagira igitambo gifatika utanga igihe umwami Yesu yavutse. Wowe urinde Imana yahaye akazi kaguha umushahara, ntiwibuke no gutanga igitambo gifatika mu byo yaguhaye. Wowe urinde kuko kandi uti ndi umukristo ukaribwa horeremba bya ndingo na courage. Duhinduke bana b'Imana. Niba abashumba, niba abami bari bafite abagaragu, bari bafite ubutware n'ibihugu bayobora, ariko bagendera ku bidafatika, bagendera ku buhanuzi bw'uko hazavuka umwami Yesu umwana, ndetse basanga yavukiye n'ahantu habi mu kirugu. Ariko bo bari bazanye amazahabu, bari bazanye amadiyama, bari bazanye amafeza, ibihenze byose kugira ngo bagire gute? Baramye umwami Imana wari wavutse. Ariko twebwe kuri Noheli ni umunsi wo kwambara neza, ni umunsi wo kurya neza, ni wo kwishimisha, ni wo kugira gute? Ibiki bifatika uteganya umwaka ugatangira ku ya mbere tukawukubita. N'ubu turi mu kwa mbere, mu kwa 12 kuri 25 nabwo tuzongera tuye gufeta Noheli. Ibintu byose bidafatika Imana yarabihinduye bifatika, ariko ntabwo tuzibuka. Tugomba kwibuka ibyo wabame bakoze. Twe turi bande se batagira icyo dukora ku munsi nk'uwo, batazirikana iby'Imana yadukoreye, batazirikana ibidafatika byahanuwe kubisohoye. Twakomeje iyo twitegereje hari ibindi bibazo byinshi twakwiye tukisubiza, kuko umwami yaratuvukiye, ntabwo ari byo tukibaririza. Abandi bayibonaga ari ubuhanuzi, bumva mu buhanuzi, ariko twebwe twamubonye ndetse tugendana nawe, tubana nawe, twaramusobanukiwe, turamuhamya ndetse twemera ko tugomba kumuhamya. Tubana nawe umwami n'umukiza waducunguye. Amen. Ubu none wowe ugeze ku itariki y'uyu munsi, biracyari ibikomeza. Nyamara umuntu w'umukristo yicara akavuga ati Imana iyo mbonye ibikorwa byose, hari impamvu nyinshi zishobora kudutera gute, zishobora kudutera gushima. Hari impamvu nyinshi byatuma dushima Imana. Nawe ufite byinshi byatuma ushima Imana. Kuva ku itariki ya mbere y'umwaka ushize wa 2025 kugeza ku itariki y'uyu munsi 11 z'ukwa mbere, hari ibintu byinshi byagutera gushima Imana. Shima Imana. Amen. Ninde wumva afite icyo yashima Imana? Azamura ukuboko muri uyu mwaka warangiye. Amen. Imana yumve ko mufite icyo mwashima Imana yakoze. Abumva bafite ibyo basaba Imana muri uyu mwaka dutangiye, amaboko hejuru. Dufite byinshi rero dusaba ko Imana itugira gute? Itukora ibifatika n'ibidafatika. Kandi turashaka ko bya bindi dusaba byose, ibidafatika ibindi bifatika, kandi n'ibifatika nabyo twasaba nabyo yabiduha kuko irabifite. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ibyo musaba nibyo Imana ibibahe. Ariko muzirikane ko nta kuririmba indirimbo ngo nakoraje. Oya. Buri wese afite planning yo kuvuga ngo mbe mu nzu yanjye nziza, ngo mve kuba mu kode njye kuba mu yanjye, ariko mu nzu y'Imana turacyari mu kode ndetse turaparticipa. Dukwiye kugira gute?
kumenya ngo ntitwagumya kuri ngo twakora iki erega ngo nibyo mfite nawe ngo nibyo umucunguzi si byose ibyo mfite byose nibyo ntunze n'ibyawe nyamara ariko hari abantu dufite nk'abasalomo bubakishije insengero z'amafeza n'amazahabu n'amadiyama ariko twebwe n'ibipapuro ibi n'ibikarito byaratunaniye nyamara Imana yafashe ibidafatika ibihinduka bifatika kuri za konte higiraho ibifaranga kuri buri wese wakora utakora Imana yarabikoze amen kandi bikorera abasokuruza bacu natwe izabidukorera iracyakomeje no kubidukorera dukoreye n'ibirenze n'ibyo twagisabye amen. Twasoza rero tudagombye gutinda mu murongo wa Bibiliya uvuga ko tugiye gukorera no gukoresha ibyacu n'abacu twubakira Imana kandi dutanga amaturo n'ibyacumi. Kuri Imana akora iki ngo mu nzu y'Imana naje no kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ariko mbabwira raporo yacu y'umwaka ushize na mwakora isoni kwemerera iki amategeko ya Kristo kugira ngo bibabere amategeko ya Kristo. Dukomeze dusome nanone kongeye dusome mu Bagalatiya igice cya 14 umurongo wa 15 agira hasoma Yohana igice 12 umurongo wa 15 no 21 gusa. Yohana igice 14 umurongo wa 15 nimukunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Makumyabiri simbuka pati 21 izere komeza. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe inkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Amen. Ufite amategeko ya Data niwe unkunda bidafatika, kandi nanjye nzamwiyereka mu bifatika. Amen. Niyo twasoreza aho ngaho. Umukiza abe hamwe namwe. Nasenga dusoze dusenga irindi jambo. Uwiteka Mana uri Imana nziza. Hari byinshi wakoze mu mwaka utambutse n'indi myaka yose. Ibitarafatikaga wabihinduye bifatika. Kandi nibifatika twagusabye warabiduhaye. Abakristo bavandimwe bazamuye amaboko bagaragaza ko hari byinshi wakoze kandi bifatika babonye n'amaso yabo ndetse n'abaturanyi babonye n'inshuti. Ariko Mana baracyafite n'ibyifuzo by'ibindi bagukiza imbere mu bihe biri imbere muri mwaka dutangiye. Nabyo rero bihindura bifatika kandi utanga ibisubizo umva gusenga kwawe. Data umukiranutsi naho kuva ndi mutoya ariko sinabwo umukiranutsi sindigera mbona umwana w'umukiranutsi ari twe cyangwa umwana wasabiza ibyo kurya. Niyo mpamvu rero twikubise imbere tuzi neza yuko utazigera udutererana kandi ko kugendana na Yesu n'ibanga rikomeye. Amategeko yawe rero niyo atubera akabando ko kwicumba kugira ngo tuzarusheho gusohoza ibyo waturemeye n'icyo wadutumye. Dukorere ibyo ushima n'ibyo ushaka, icyubahiro kibi cyawe n'ubundi iteka ryose. Amen. Evangelize Le Monde Pro, serivisi dutanga dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde.